Witeka ihotuzanesha Gazira Venise Isha mukomeze rumekenisha rugenze satani. Nshuti bakundwa bene data nongera kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu aho muri mu mpande zitandukanye z'iyi si. Ndabaramutsa mugire isabato nziza, mube twiteguye kwakira imigisha umwami wacu atugenera. Ubwo ndizera ko aho muri hirya hino mwagumye kuba mu burinzi bw'umwami wacu. Intekerezo zacu tugomye kuzerekeza kuri uriya munsi Imana yaduteguriye, ariyo mpamvu twibuka umunsi w'isabato kugira ngo intekerezo zacu tuziganishe kuri uwo munsi tuzahura na Kristo ubwo tuzaba turangije imirimo yacu yo muri iyi si, ubwo tuzaba dutabarutse. Nuko rero bene data, aka kanya ngira ngo dukomeze turebe ibyigwa tumaze iminsi dukurikirana, inzira turimo, kugira ngo turusheho buri wese kwigenzura no kugenzura intambwe zacu za buri munsi. Uyu munsi ndagira ngo dukomeze nyine kiriya kigwa kirabari cya gatanu, bitume dushobora kureba neza aho turi kugana. Nuko rero mbere y'uko dutangira, mureke tubanze twishyire mu biganza by'Imana kugira ngo abamarayika bo mu ijuru batube hafi, baze bagumye kutuyobora mu ntekerezo zacu zirindwe kugira ngo dushobore kwakira ibyo by'Imana itugenera. Ubwo reka rero duce bugufi, dusabe Imana yitwereze abamarayika b'ijuru batube hafi. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Wowe nyiri ugushimwa, wowe nyiri ubutungane bwose, turi imbere y'ubwiza bwawe Data, turagutakambira kugira ngo utwakire uko turi. Ubwacu ntabwo icyo twashobora kuba twakwikorera ngo tube twakwera, kandi aho uri ahera hagomba kugerwaho ko n'abera. Turagusaba kugira ngo twezwe nawe Data, imitima yacu turayikwereka, atari uko Data uyobewe, ahubwo nuko gusa nuko ubwacu natwe twiyumvaho ko turi babi. Turakwinginga ngo twezwe nawe. Turagusaba kugira ngo aka kanya ubwo turushaho kuba turi gusobanukirwa n'umucyo w'ijambo ryawe, umucyo utuyobora mu nzira, utwereka Data icyerekezo tugomba kugendamo. Turagusaba kugira ngo ari wowe uturuza intekerezo zacu, turusheho kureba neza, turusheho gusobanukirwa n'aho turi, maze Data tugire n'imbaraga zo gufata imyanzuro, ingamba zikwiriye zo kugira ngo turusheho gutera intambwe, turusheho kukwegera. Muri ubwo buryo Data, ndi kukwereka bene Data batatane mu mpande z'iyi si, aba baza tukigana ibi byigwa, abana bazabikurikira mu bihe biri imbere, nabo bose Data twese hamwe
tuzahazwe nawe kuko niwo utugenera mwami bidukwiriye kandi uzi buri wese mu ntege nkeya zacu ibyo tubuze maze ukatwongerera izo mbaraga zituma dushobora gushikama. Ndakwinginga kugira ngo tugumye kudufasha dushobore gutera intambwe turushaho kujya mbere, turi mu cyerekezo nyacyo, tuteraganwa n'imiyaga yo muri iyi si. Ngwino ubane natwe data muri aka kanya, bene data bari mu mpande zitandukanye, imitima yabo yitegurwe nawe kandi bari wowe nawe uduhaye ibidukwiriye. Nge mbindi nk'icyuma kirangira, ahubwo uri mu ijuru data uduhe ibidukwiriye, mu izina ry'umwami wacu Yesu data ndagusaba kandi ngushimira, amen. Nuko rero ndibwira ko twagiye dufata akanya gahagije kugira ngo tugende dutera intambwe koko mu byo twiga, kuko bitabaye ibyo ntacyo twaba turi gupfusha igihe ubusa. Ariko n'ubundi ni ukuvuga ngo ntabwo icyo gihe twagombye gukoresha kugira ngo kitugirire akamaro, twaba turi cyarabaye icy'umwanzi, kuko umwanzi niwe uri kugikoresha iyi. Ndagira ngo twongeye tukareba tukibukiranya neza ku kiriya kigwa cya kane twarangirijeho. Twabonye amatsinda yari yemeye umucyo, yasobanukiye ko ubutumwa bw'amarayika wa gatatu koko buze kunganira ubutumwa bw'amarayika wa mbere n'amarayika wa kabiri. Yumva neza ko ari umucyo koko, ubutumwa bw'amarayika batatu bo kumva iki koko ko ari ahantu uri kugana. Ubwo impamvu bivuga gutyo ni uko ntabwo babaga basobanukiwe neza byose, kuko ibyo tuzabibona nubwo babona ko hari ikindi hari mu cyo ubutumwa bw'amarayika wa gatatu, ariko ntabwo babaga ari byo byose babisobanukiwe ku buryo bashobora kuvuga bati koko dore aho tugeze. Ari nabyo byagiye bituma n'ubundi intege nke zigenda zigaragara. Gusa bari bumva ko babinjiye mu butumwa bw'amarayika wa gatatu. Ikindi twabonye ni uko nanone bari bamaze gusobanukirwa n'umucyo w'isabato, ariko noneho twabonye yuko hari amatsinda yandi nanone, y'amatsinda yagiye avuka kubera ko yagendaga yizanira izindi ntekerezo. Izo ntekerezo twabonye ko n'ahandi zabaga zivuga ni uko ari Satani n'ubundi yakoresha bwa buryo bwe bwose ashobora bakoresha, none intekerezo bakaziyobya. Ikigaragara aho ngaho twakongera kuzirikana ni uko ngo Satani yari yarebye neza abo bantu babaga baje muri icyo gihe cya nyuma. Twibuke yuko muri kiriya gihe cy'umwaka w'1844 ririya shungurwa ryari ribaye kiriya gihe, hari bake cyane, itsinda ritoya cyane ryagumye kugenda riri mu mucyo. Ari noneho icyo gihe icyo ryari maze gusobanukirwa n'ibindi, icyo bakoze ni uko nyine abazaga bose babasanga basobanuriraga uko ibyo bimeze, bakabasobanurira umucyo ukuri, bakabambura bose bagatubwira ko ngo abenshi bateraga intambwe kuko bakaza kuri urwo rufatiro bakumva ko rwose ko bashikamye nabo. Ariko ngo hari n'abandi bazaga baje kurunenga bakareba ati urufatiro ariko hari ikintu kiri kuburaho, kuki bitagenda gutya na gutya. Aho ni handi ngo Satani ngo abo bose y'abagazi batagize umurimo w'umwiteguro waranze ubutumwa bw'amarayika wa mbere n'amarayika wa kabiri, batabaye muri kiriya gihe cyari itorero rya Filadelifiya. Abo ngabo nyine ngo Satani yarazi ko ngo badakomeye, kuko ashobora kubajegajeza, kubanyeganyeza, bakajegajega. Icyo kintu rero byari bimeze bityo, no kuvuga ngo Satani aho yari agiye gutangira kugenda agumya kureba abo ashobora gushyiraho imbaraga ze. Ni ukuvuga ngo icyo gitorero aho kugira ngo urushe kugenda rijya mbere rigira imbaraga, ahubwo Satani ngo aragiye kugenda yizanamo ingabo ze zizaba inkomyi y'umurimo. Muri make rero ndagira ngo mbere kugira ngo turebe icyatumye bagenda bakagera kuri kiriya kintu cyo kugira ngo bajye kuba mu gihe cy'akazuyazi,
mwibuke ko twabonye yuko mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo itanu n'umunani habonetse rimwe mu itsinda ryahise riza muri 61 nanone hari irindi tsinda naryo rizana n'inyigisho. Noneho tubona yuko abadiventisti bose wa karindwi nabo bavuze ati byiza nuko natwe twagira uburyo dukora kwacu tugatandukana n'ubutsiko. Ariko twabonye ko na nyuma y'icyo gihe nanone hari abandi bagiye n'ubundi bizanira izindi nyigisho, no kuvuga ngo Satani we ntabwo yigeze ahagarara, ahubwo ndetse na kugeza na n'ubu nta n'umwe yigeze ahagarara. Buri gihe cyose aba afite uburyo, afite imitego agenda akoresha yo kugira ngo abana be abo bose bagombye guhagarara mu mucyo agira ahantu abatsindika. Ndagira ngo nongere mbibutse yuko twabonye ko nubwo ayo matsinda yose yagendaga avuka, ariko hari itsinda rimwe ryonyine gusa ryabaga rihabwa umucyo wose. Ni ukuvuga ngo iryo ngiryo niyo ryabaga rifitanye isano n'ijuru. Abandi bo nyine kubera kugenda bizana izo nyigisho z'ibinyoma bagenda bongeramo, kuvuga ngo kuba bumvise ijoro rya Satani bakaryumvira, bagashaka kumva ibyo Satani ari kubongorera, abo ngabo bahitaga bagiye bigira bajya ku ruhande bakakomeza nyine. Ngo ni ukuvuga ngo igihe Imana cyose yabaga igomba guha umucyo, yagombaga kongerera ubwoko bwayo, yanyuraga muri abo ngabo bari mu iryo tsinda ritoya naryo. Ariko kandi Satani ntabwo yabaga ryoroheye, birumvikana. Nibyo mu mwanya tugiye kureba ngenda gerageza kubereka zimwe mu ngingo za uko byagenze kugira ngo iryo torero rigere ubwo rwo mu kazu yazi. Ni ukuvuga ngo tugiye kureba iryo tsinda ryarikiriwe mu mucyo, ariko noneho rikagenda uko ritangira kugenda rinyerera banyerera kugera ubwo noneho bagwa muri kiriya gihe cya Lawodikiya, igihe cy'akazu yazi. Ndagira ngo muri mu kaya taburo twarebye, reka yenda nongere mbibutse gatoya kugira ngo nyuma yaho ngaruke nze mbasomere bimwe dushobora kurebaho. Abari ndagira ngo twibukiranye ukuntu iri tsinda bari kumurikira kuri Zoom, bafite tableau imbere yabo. Ndagira ngo mwibuke twibukiranye gato y'ukuntu ubwo abo bari bategereje mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo ine na kane, ukuntu bageze aho bakagera nyine bagumya kugenda batera intambwe bagenda mu mucyo, bakagera ubwo bamwe banze umucyo, ibyo twarabibonye. Noneho bakagera ubwo iyo tsinda rimwe ritoya rigumya kugenda rishika mu mucyo, bakaba bageze ubwo bahabwa isobanukirwa n'umucyo w'ubutumwa bw'amarayika batatu, bagasobanukirwa n'iby'isabato. Ubwo iyo myaka mwibuke ku isabato basobanukiwe iby'isabato mu mwaka w'igihumbi magana umunani mirongo ine na gatandatu. Ntabwo nigeze ngira umwanya wo kugira ngo dufate icyo kigo mbereko neza ukuntu byagenze, ariko yenda uko Imana izabishimira twazagera ubwo mu mateka tuyarebaho gatoya, ukuntu witwa Joseph Bates, ukuntu ari we wageze, cyangwa se mu Kinyarwanda tuvuga ngo Joseph Bates. Joseph Bates niwe wagiye ngo ajya gusura ahantu hari umwarimukazi wigishaga mu mashuri y'Abadiventiste, ariko ubwo nyine bo bakira icyumweru, bajya gusenga ku cyumweru byari bamenyereye. Ariko nubwo asanga ahubwo umwarimukazi wabo yari na murama we, bo umunsi w'isabato ari bo bubahiriza umukobwa witwa Wax. Yari wo mu itorero ry'Ababatisita, ariko we yubahiriza isabato. Ibyo ndaje kurumva ko itorero ryabo ry'Ababatisita ryo ntabwo ryubahiriza isabato, ariko we na mama we bubahiriza isabato. Mbese twakwibaza ngo bayivanye hehe? Mwibuke amagambo no twabonye ubushize, twasomye ubushize tubona ko tugomba kumenya gukuri, kugenda mu kuri tudashingiye ku bantu runaka, ahubwo twugurigera tureba ku ijambo ry'Imana, tuvuga ngo ijambo ry'Imana uburyo ritwubatse. Aho niho hatubura ko uwo mukobwa
ngo nibo baje kuzabereka avuga ati mbese ubundi ibyo bindi mubivana isabato y'Imana dore ngiyi barebye muri Bibiliya koko basanga gukora ibyo urumva ko wabahaye umucyo w'Abadiventiste n'uwo mukobwa wari umwarimukazi mu mashuri yabo yari mu itorero ry'Abatisita niwe wabahaye uwo mucyo. Ariko noneho nyuma yaho ubwo Yosefu Batiste nawe yaje kuzabisobanukirwa, none afata umwanya wo kwiga, atangira noneho koko kubiga kubyigisha n'abandi, bigera ubwo noneho n'umuja w'Imana nawe agera ubwo yerekwa ko isabato y'Imana yari ngombwa yagomba gukurikizwa. Ni ukuvuga ngo muri kiriya gihe ayo matsinda yose asobanukirwa n'umucyo w'isabato, ubwo mu mwaka w'1846 nibwo ari gusobanukirwa n'iby'isabato. Uwo mwaka muzirikana impamvu mubahaye ni uko ibyo ngiye kubereka ukuntu noneho bageze aho bakanyerera. Baje kuzamuka yazi gute nyuma y'aya matsinda turi kubona, nyuma y'aya matsinda yari yamaze kwakira uwo mucyo w'isabato kandi yamaze gusobanukirwa n'ubwo butumwa bwa marayika batatu. Icyo tugomba kureba no kuvuga ngo byagenze gute noneho kugira ngo banyerere noneho bagwe muri kiriya gihe cyitwa akazuyazi, kiriya gihe kibahabwa umugayo, igihe itorero bari bavuga bati koko hari ikibazo gihari. Ibyo tuzabitura amateka, ndagerageza kuberekaho mirongo mikeya gusa, ntabwo njyamo yose kuko byaba bigiye kuba birebire, tuzagenda bavuguraho gatoya, ahubwo nyuma yaho muzajya mwongera mufata akanya namwe mujye kureba hirya mu busobanukirwa. Nuko rero abari kumurikira kuri iyi taburo murabona ko tugeze kuri icyo cy'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, bakaba noneho bagiye kugerwaho n'aho muri cya cy'akazuyazi. Muri icyo cy'akazuyazi niho noneho bahabwa ya nama yo kugira ngo bihane, inama y'umugabo wo guhamya itorero rya Laodikiya mu gice byahishwe igice cya 3:18. Ibyo tuzabigarukaho kuko icyo kigo tuzagirwa nuko gusubiragira mu mbege byo kubereka icyerekezo aho turi kugana. Ubwo noneho mwibuke yuko icyo twabonye uko ubutumwa bwa marayika batatu, iyo turebye noneho tuyifatiye taburo, icyo tureba ni uko igenda itwereka yuko ku mpera zaho ngaho tuhafite ibyahishwe 18 biza bije guha imbaraga ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ari byo kuvuga ngo tugiye kubona umucyo urushijeho kuba mwinshi cyane kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'iby'ubwo butumwa bwa marayika batatu. Ubwo butumwa bwa Imana yatanze bwo kugira ngo butegure ubwoko bw'Imana bugomba kuzahagarara mu bihe bya nyuma bikomeye. Ndagira ngo nkunze kubigarukaho kandi birakwiye muri kubyumva neza nyaboneka, kuko birumvikana ko hari bamwe na kuri bo kuri turi kwiga bisa nkaho bikomeye, kuri bamwe birakomeye, ndabyemera rwose, kuko ariko niko muri byanditswe tubwira ngo ni igihe cyo kurya ibiryo bikomeye, ngo ntabwo ari igihe cyo kunywa amata. Ibyo nibyo tubona mu Baheburayo, bari mu Baheburayo igice cyaho cya 5 niba nibuka neza, bari aho ngaho aho Pawulo yababwiraga ati ntabwo ari igihe ati mwarize kuva kera cyane, atari ku ikigaragara nuko ntabyo mwasobanukiwe, ati muracyari aho kurabizwa amata kandi mwagombye kuba muri kurya ibiryo bikomeye. Aho rero munyemerera rwose ni ukuvuga ngo abantu batema ubutumwa bwa marayika wa mbere ntabwo bari bafite kubagira ubutumwa bwa marayika wa kabiri, ndetse n'abagize ubutumwa bwa marayika wa kabiri bakabigwa muri kiriya gihe cyari tsinda rya mbere, rero ntibashobora gukomeza muri iriya tsinda ryanze umucyo, ntibashobora gusobanukirwa n'umucyo w'ubutumwa bwa marayika batatu, ntabwo bashobora kuzakomeza gutera intambwe. Bizababera urujijo byose turi kwiga ubu ngubu, kuri bo bizaba urujijo. Ndagira ngo rero bene data, bamwe abantu batigeze basobanukirwa n'ubutumwa bwa marayika batatu, bo batigeze basobanukirwa n'uyu mucyo w'ubugorozi ibyahishwe 14, batigeze basobanukirwa ko n'uwo mucyo nawe ubwawe uriho. Ubwo ndavuga ayo madini yandi yose tugenda tubona yagiye yanze umucyo w'ubugorozi ibyahishwe 14, abo ngano kuvuga ngo hari ahandi hantu baguye hirya kure, ku buryo n'ibindi n'abandi kubabwira ubu ngubu
ntabwo ashobora kubyumva, birumvikana. ahubwo twebwe noneho aha ngaha ni ukuvuga ngo muri ubwo butumwa bw'amarayika batatu, iyo turebye hirya kure, icyo tuba turi kureba alorizo, icyo tuba tureba ibyahishwe 18 ku mpera, mbese ubwo tuba tureba ibyahishwe 18, kandi ibyahishwe 18 bikaza ari guha ingufu ubutumwa bw'amarayika wa gatatu. ubwo butumwa bw'amarayika wa gatatu, umurimo wabwo nongere mbese barangize kubibabwiraho ko uwo murimo wari uwo gutoranya cyangwa se gushungura, gutoranya ayo mahundo meza cyangwa se izo ngemwe, izo mbuto nziza zigomba kujya mu kigega cy'Uwiteka. ni ukuvuga ngo abo ngabo bazaraganwa na Kristo. Niki ubwo butumwa bw'amarayika wa gatatu nanone bukora? ni uko muri icyo gihe abemeye kwezwa muri icyo gihe, abo ngabo nibo bagomba kuzanganira inyamaswa n'igishushanyo cyayo, kandi kuko bazaba bagize ibyiringiro kuri Kristo, bazatsinda urugamba kuko baraganwe na Kristo, bagire wa munsi w'isabato tubona mu Baheburayo igice cya 4. iyo sabato bazaruhuka barangije intambara yo muri iyi si, bazaba bari kumwe n'umwami wacu Yesu. aho igihe tuzaba turi kumwe n'umwami wacu Yesu turirimba indirimbo yo kunesha. iyo ni icyo twese tuba tuharanira tugamije. ni nazo mpamvu iyo dufite ibyiringiro tureba aho ngaho, tuba twumva dushikamye, nta cyagumye kutujegageza. nguko rero ndagira ngo muri makeya twihuse, ubwo nkuko rero ubu murabona ko ubutumwa nyine nkuko itaburo ifite imbere yacu, tuyifite urutango tuyireba n'ubushana yiberetse nyine. ngibyo byahishwe 18 ari kubabwira, ngibyo nibyo nyine bitwereka ko ngo aha ngaha tugitangira ku ntangiriro y'ubutumwa, iyo turebye hirya kure harangira, tuba tubona nta kindi gihari. hari ubutumwa byahishwe 18 aribo bizaba guha imbaraga ubutumwa bw'amarayika wa gatatu. nyuma Kristo akaba inama y'agakiza ikaba irarangiye, Kristo akagaruka. aho rero nshaka kugira ngo turebe neza dusobanukirwe, ni ukugira ngo turebe uko byagenze bite muri kiriya muri iyo myaka, kuva mu mwaka w'1846. mbese kuva muri icyo gihe amaze kwakira ubutumwa bwamaze gusobanukirwa kwinjira mu butumwa bw'amarayika batatu, urwo rufatiro rumaze kujyaho nk'uko twarubonye. urwo rufatiro yashingiro y'ubutumwa bw'amarayika batatu, icyari kigiye gukurikira nuko Satani ngo ntabwo ari kwihanganira ko ibyo byose bishobora gusohora, bishobora gukomeza kugenda aho buryo gusa bikemerwa. mbereke gatoya, mureke ndebe. banze ndebe iyo text nshaka kubasangiza. noneho mbereke amwe mu magambo tugiye kwifashisha. ari mu kigwa nagize gutanga uko kimaze nk'imyaka, ntabwo nangiye kureba neza, ariko muri 2013 icyo kigwa nibwo nagitanze, kiri kuri video yanjye ya mbere nakoze. ariko ndagira ngo nongere mbibutsa amagambo amwe twari twabonyeho. nuko kuva muri mwaka w'1850, muri cya gihe umwaka w'1850 nibwo urufatiro rwose rwari rumaze gushingwa. maze rero ku byo byose nubwo rumaze gufatira ngo ubutumwa bw'amarayika batatu, isabato twabonye ko mu mwaka w'1846 isabato baramaze kwisobanukirwa. urumva ko wanyuraho n'icyo mwanya kugira ngo uko bashinge babyigishe bisobanuke neza. ubwo butumwa, amahame shingiro y'ubutumwa dutwaye, ubutumwa bw'amarayika batatu burushaho gusobanukirwa neza, busobanuke. noneho dore ibyabaye nuko tugeze muri mwaka w'1850
turabona uburiganya bwa satani, ukuntu satani yagumye ku kazi umurego akashaka gutera urujijo. Umuja umwaka w'igihumbi magana umunani mirongo itanu, umuja w'Imana yeretswe abana b'Imana ntacyo bitayeho, basinziriye, bamwe bakangutse buke, ntabwo bari basobanukiwe n'ibirihe barimo. Marayika ngo yari afite umukubuzo, bese bashoboraga gukuburwa. Ayo magambo tuyabona mu nzandiko z'ibanze, mu gifaransa ni Premiers Écrits kuri paji ya 48. hari ibenda kamyo wasomere gato mu gifaransa ngo tuvuga ngo yaraba cher frère, byo ari inyandiko bw'abandi cyaravuga ngo cher frère, le 26 janvier 1850, le Seigneur m'a donné une vision que je vais vous relater. J'ai vu que certains enfants de Dieu sont inconséquents et endormis ou seulement à demi éveillés. Ils ne comprenaient pas l'importance du temps où nous vivons, que l'homme chargé du balai est arrivé et que quelques-uns risquaient d'être balayés. Biri kutwera ko kuri ya tariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere mu 1850, ubwo yabonaga ko ngo abo bantu bamwe bavuga ko bari mu murimo babaga basinziriye, ndetse n'abadasinziriye nabo babaga bakangutse bukeye, n'uvuga ngo babaga bari guhunyeza batari kureba neza, ngo ku buryo noneho marayika wari ufite umukubuzo ngo ahageze ngo bose yari afite kuba yabakubura. Kubera iki? Kuko ntabwo bari bafite, ntabwo bari abantu bakwiringirwa kuba bagira bagaragara bakwakirwa ko nk'abantu bafite bari mu batwaye bari mu mucyo. Nizo mpamvu batubwira ngo yabonye ngo satani ari gukoresha uburiganya bukomeye kugira ngo ace intege abana b'Imana. Yari ari gukoresha uburiganya bukomeye bwo kugira ngo ace intege abana b'Imana, abasinzirize ndetse abatere gushidikanya ubutumwa bwo mu gihe turimo, aribwo butumwa bwa marayika batatu. Rwa rufatiro satani atangiye kurugera amajanja, ararwatatse, atangiye kubabwira ko ngo ubwo butumwa bwa marayika batatu agiye guhagurukira burwanyi. Ndetse ayo magambo ni musoma mu Byahishuriwe igice cya 6 umurongo wa 14, niho ayo magambo tubona. Ariko ntabwo nibwo nyasoma, nibwo twavuga ngo ubutumwa bwahawe itorero maze ryihanangirizwa kutagira ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyatuma babutera umugongo. kuva muri mwaka w'1850, igihe urufatiro rumaze gushingwa, satani wahise nyine ahagurukira kururwanya. Mwibuke ko ari amagabo twe n'abasomyi bushize babwira ko ngo hari bamwe bazaga kuri urwo rufatiro ngo bakarunenga, bakavuga bati iyo abarwari rwo bimeze gutya, ngo bakumva bagomba kurukosora. Abo ngabo ni muri gihe gihe, ni muri ubu buriganya satani yari ahagurukije bwo kugira ngo umurimo w'Imana awucubye, abatere nyine gushidikanya, ubutumwa bwa marayika batatu. Ariko hangano bari beretswe yuko ngo nta wundi murimo wundi, nta yindi nshingano yindi ikomeye dufite, nta kindi kintu cyagombye kudutwara intekerezo zacu, nta kindi kintu twagombye guhanga amaso atari ukureba ubwo butumwa bw'amarayika batatu. Kubera ko ubwo butumwa bw'amarayika batatu rero bibutse neza yuko ngo icyo bugamije n'ubwo bugenda butwereka icyo gihe cya nyuma turimo, bitwereka iyi ntambwe ya nyuma y'umurimo Kristo agomba kudukorera
ari wo wo kutunyuza intebe imbere y'intebe y'urubanza, nyuma inama y'agakiza ikaba irarangiye. None Satani we akashaka kugira ngo ibyo byose abantu ntibasobanukirwe n'ibyo bihe barimo, ahubwo abantu basinzire. Twabwiye ko ubutumwa tutagombye kubutera umugongo. Mu bihamya umuzingo wa gatatu kuri paje yawe ya 344 niba nibuka niba byo neza, ariko icyo nibuka nuko ni mu gice cya 54 batubwira ngo apele a être témoin, kuba twarahamagariwe kuba abahamya. Baratubwira mu gifaransa bavuga ngo en un sens tout particulier, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et des portes-lumière. Le dernier avertissement pour un monde qui périt leur a été confié. La parole de Dieu projette sur eux une lumière éblouissante. Leur tâche est d'une importance capitale. La proclamation des messages du premier, du second et du troisième ange. Aucune œuvre ne peut lui être comparée. Rien ne doit en détourner notre attention. Ahangaha turi kubona yuko ngo nta kindi kintu cyagombye kudutwara intekerezo zacu, nta kindi cyagombye kuturangaza. Twagombye kuba buri gihe cyose turi kureba iby'ubutumwa bw'amarayika batatu, kubera ko n'ikindi nanone ngo nk'abarinzi bahagaze ku munara, nk'uko ngo twahamagariwe kugira ngo tube abarinzi bahagaze ku munara, tugomba kuba turi kureba ibintu biri kuba. Ibi byose turi kubona ari ibi byose turi kubona mu mateka y'isi, izi ntambara n'ibindi byose bigenda bikurikiyeho, tukasobanukirwa n'icyo biri kuganishaho n'impamvu zabyo, kubera ko tugomba kuba dufite umucyo utwereka aho turi kugana n'igihe kiri imbere uko kimeze. Ubwo noneho ngo icyo gihe kuko tuba duhumutse, ntabwo dusinziriye, ntabwo turi guhunyeza, ahubwo turi kureba neza. None icyo gihe tugatanga umuburo ku bandi, tubabwira bati nyabuneka dore akaga kari imbere yacu, karaje karatwegereye, nyabuneka nimwihane, dore inama y'agakiza iri kurangira. Abatarashoboye kwihana, abataragiranye isano na Kristo, nyabuneka kurimbuka ko kuri hafi. Uwo nguwo ni umuburo tuba tugomba gutanga, kuko twagize dute, twawusobanukirwa, twawubonye, nk'uko bari butumwa bw'amarayika batatu butwereka kuri byacu 18 bitubwire nyine iyo butangwa umuburo wanyu. Umujakazi w'Imana yongera kwerekwa ko Imana ishaka ko ubwoko bwayo butandukana n'ab'isi, kugira ngo abo b'isi batazabwanduza. Imana ibasezerana kubarinda nk'uko yarindaga Abisirayeli mu gihe cyabo cya kera. Igihe cyose babaga bayiringiye, Imana yarabarindaga. Ndetse nimubona mu mateka hari amagambo nuko ntabwo nabitanye ngo tujye kuyasoma mu mateka, ariko ngo icyabaga gitangaje nuko ngo nubwo ubwoko bw'Isirayeli bwaba buri hagati y'abo banyamahanga, kandi ayo mahanga ahagurukira kuburwanya, ngo ariko hari igihe cyageraga iyo babaga bagomba bose kugenda kujya i Yerusalemu mu gusenga, kugihe cyabo cy'impongano kigeze, ngo icyo gihe babaga bagenda basabagana i Yerusalemu bagiye gusengera bose, ibyabo byose barabisigaga mu mirima, amazu yabo bakayasigara byose. Ngo ariko igitangaje nuko nta watinyukaga kuza ngo abe yaza gusahura ibyabo, kuko bari mu burinzi bw'Imana. Icyo ni ikindi kimenyetso rero Imana yari kubabwira ati ibyo ari byo byose nta wabakoraho, nta wabageraho. Ariko igihe cyose bavanye ibyiringiro ku Mana, ngo Imana yabatezaga, yabakuragaho uburinzi bwayo. Noneho banzi babo, ayo mahanga bari baturanye nabo, akabatera, ngo maze babona byabakomeranye, bakongera bagataka Imana ikabatabara.
aha rero nibwo ahangaha none ngo umuja w'Imana yongera kubibutsa yuko bagomba gutandukana n'ab'isi kugira ngo ab'isi batabanduza, kandi noneho ngo bakumva bakongera bagafata iryo sezerano bakarigirira iryabo, yuko mu gihe cyose bazaba bafite ibyiringiro, igihe cyose bazaba bari ku Mana yabo, ko Imana izabarinda. Ngicyo rero natwe cyagombye kudufasha mu gihe nk'iki gikomeye cyo kumva yuko niba aho twamatana n'Imana nta cyagombye kudutera ubwoba, nta cyagombye kutuba duhungabana na gatoya, kuko buri gihe cyose uburinzi bw'Imana buba buhari, kandi kuko byabaye ku bandi ni nako no mu gihe cya nyuma nabo bizaba, abana b'Imana bakazarindwa igihe cyose bazaba bafite ibyiringiro ku Mana, ku Mwami wacu, bazi ko ari ubarengera. Ayo magambo rero Imana yahaye umuja w'Imana ubutumwa bw'umuburo ko batagomba gutuma Satani abatungura ngo abasinzirize, abatere gushidikanya ku mucyo bahabwa. Ababwira ko nta wakwihuza n'ab'isi ku kantu ako ariko kose, ko bagomba gutandukana n'ikintu cyose cy'umwijima. Bagomba gutandukana n'ikintu cyose cy'umwijima. Nta nyigisho ziva mu ntekerezo z'abantu zagombye kwakirwa ngo zize nazo zize kubatera ugushidikanya. Mwibuke ko naberetse yuko muri mwaka w'igihumbi 1858 hari iryo tsinda ryavutse ryabavuyemo ryaje ryizana izo nyigisho zindi, ndetse no muri 1961 naho haza izibandi, ariyo cyatubaga Abadiventisti b'umunsi wa karindwi bavuga bati tugomba gutandukana n'aya matsinda, kuko izi nyigisho bari kuzana ntabwo ibintu twagumya kujyana nabyo. Aya magambo ubwo yabwiye dore uko aya magambo yavuze: nous devons tous nous maintenir séparés du monde rempli d'iniquité. Nous ne devons pas marcher avec Dieu pendant un certain temps, puis ensuite nous éloigner de sa compagnie pour marcher à la lumière des étincelles que nous produisons. Nous devons être fermes et constants dans nos actes de foi. Notre rôle est de louer Dieu en manifestant sa gloire par un caractère droit et juste. Aucun d'entre nous n'obtiendra aucun d'entre nous byose cyane nsimbutse gatoya aucun d'entre nous n'obtiendra la victoire sans effort, persévérant et infatigable, proportionnel à la valeur de l'objectif que nous recherchons, à savoir la vie éternelle. Mu bihamya ku bagabura kuri paje yaho ya 278, ayo magambo niho tuyabona yuko tugomba kwitandukanya n'isi yanduye, tukagenda mu mucyo Imana tuyoboramo, ntidukurikire ibyo bishashi by'imiriro bamwe bagenda bazana babeshya bisa nk'aho ari umucyo kandi atari wo. Tugomba buri gihe cyose guha icyubahiro Imana, kandi ko tugomba kumva yuko tuzatsinda urugamba ruko twabishyizeho imbaraga. Ibyo byose urumva ko ni imiburo yatangwaga. Uwo muburo ubwo n'uwo byari bitangwa mu mwaka w'igihumbi 1850. Noneho mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'igihumbi 1855 umuja w'Imana yerekwa ko ukwizera kwagabanutse, bacitse intege, batangira gushidikanya no kwijujuta. Ibyo rero ntabwo byari gutuma Imana ikomeza kubaha imigisha. Nubwo bwose
bamaze kwibutswa ayo magambo yagumye kubakomeza, bahawe imiburo, ariko no Satani zamuriza iki kintu cyo nkunda gutsindagira cyane, numva ngomba kugarukaho cyane nkagitsindagira. Satani tureba twumva ntabwo twagombye, afite imbaraga ubwacu tutashobora gutsinda. Imbaraga zishobora kumushobora ni za Kristo. Ni ukuvuga ngo tutitabaje Kristo ngo adutsindire umubi, twe ntabwo twamwivana imbere. Nizo mpamvu nubwo baga bahawe iriya miburo bwose, ariko kugenda kudohoka kwabo, gucika intege kwabo, bagiragaho bakagera ubwo batera umugongo umucyo w'iburahabwa, ahubwo bagatangira kwizana izabo ntekerezo. Ubwo no muri ukwezi kwa gatanu mu 1855 umuja w'Imana nubwo abona ko rwose kwizera kwabo kwagabanutse, bacitse intege, batangira gushidikanya no kwijujuta. Ibyo ntabwo byari gutuma Imana ikomeza kubaha imigisha. Nyuma y'ukwezi kumwe gusa, yabonye mu itorero harimo abantu bameze nka Akani, umwe wabujije ubwoko bw'Imana umugisha. Abantu batangira kudaha Imana icyubahiro, ukwikunda no kwishyira hejuru biranga imibereho yabo. Ni mu mwaka w'1855, ntabwo ryatsinda ryari ryaza, ntabwo ari batangira kuko ntabwo y'amatsinda yatangira kuza, kuko amatsinda yatangiye kugaragara nayo mu 1858. Imyaka mbere ho turi muri 1855 ahangaha niho noneho ngo muri abo bantu ngo yabahaye kugaragaramo abantu bameze nka Akani. Akani yabujije ubwoko bw'Imana imigisha, kuko ubwo bari bagiye ku rugamba ngo bakabuzwa kutagira ikintu na kimwe bavanayo, we yagize atyo ngo ku munyururu wa zahabu, ngo arareba atareke ikintu nkakijyana, ngo noneho ngo icyo yakoze yaramufasha arabijyana abigejeje mu nkambi, kuko Imana itari kwishimira ibyo bintu bakoze. Ngo noneho baratsindwa nyine. Noneho ngo Imana yababwiraga ati hari ikibazo kivutse, nibwo bavuga ngo awitwa abantu uwo Akani n'abe bose bararimbutse, kubera ko ngo bari batumye ubwoko bwose butsindwa. Ibyo rero byasabaga yuko ngo bavanwa mu bwoko bw'Imana. Icyo kigo ayo ntabwo twakujya kubira gukira ngo tubizi, ariko amateka muzasome, muzatubwira ukuntu ngo uwo Akani yabujije ubwoko bw'Imana umugisha. N'aha ngaha rero ngo hari hatangiye kuboneka abo ngabo bari gushaka kwirebera inyungu zabo. Abo ngabo bagiye gutangira, bagiye kubuza imigisha ubwoko bwose. Muri uwo mwaka yabonye marayika afite umunzani, ari gupima intekerezo z'abantu bavuga ko bakorera Imana. Abambere yaratubwiye ko abambere twabonye ko hari umukubuzo, aho tubonye ko noneho ahanga wazanye umunzani, maze ngo umunzani no kujya gupime uko intekerezo z'abantu bari aho bagana. Ngo maze ngo uruhande rwarimo intekerezo zerekeye ku by'isi, ibidafite akamaro, ubwibone, byagize uburemere bwinshi. Nawe intekerezo zerekeye iby'ijuru nta reme zari zifite. Maze marayika arabaza ati, aba bantu se bajya mu ijuru? Ntibishoboka, nibatihana vuba bazarimbuka. Uyu munzani tubwirwa aha ngaha ni nawo na n'ubu iki gihe nawo uri gukora, kuko ngo aho intekerezo zacu zerekeje, ibyo tugambiriye cyane mu buzima bwacu, ibyo ngibyo ngo akenshi usanga tubyerekeje ku by'isi, maze kurushaho kubyerekeza ku by'isi bigatuma hagera iki, bigatuma iby'ijuru tutabyitaho cyane. Iyo tutiteye ku by'ijuru, ni ukuvuga ngo nta mwanya mfite wo kwiga ijambo ry'Imana,
nta mwanya mfite wo gukurikira ikigo rwose ngoma nakirangiza, ibi byose biri kuntesha umwanya. uwo mwanya bigutesha ni ukuvuga ngo biri kuntesha umwanya wo kugira ngo njye kwirebera, njye kwiganira na Satani nawe yantumyeho, abo yantumyeho ibyo binezeza byose by'isi. Intekerezo zacu igihe tuzerekeza ku by'isi, byaba ari ibyerekeranye n'ibitunezeza, byaba ari ibyerekeranye n'iby'ubutunzi n'ibindi byose nk'ibyo ngibyo, ngo ibyo biba byabaye ku mugambi wa Satani, ahubwo tukaba twagombye kugira intekerezo zacu kuzerekeza ku by'ijuru. Ayo magambo sinzi niba nanjye nayabasomera mu Gifaransa. Je vis un ange qui se tenait debout avec une balance à la main, pesant les pensées et les préoccupations du peuple de Dieu, particulièrement les jeunes. Sur un poteau se trouvaient les pensées dirigées vers le ciel et sur l'autre, celles qui étaient dirigées vers la terre. Sur ce dernier plateau, donc ce qui est dirigé sur la terre, était placée la lecture des romans, les préoccupations concernant les vêtements, la mode, la vanité, l'orgueil, etc. Oh, quel moment solennel! Les anges de Dieu tenaient leur balance et pesaient les pensées de ceux qui se disaient ses enfants et prétendre être morts au monde et vivant pour Dieu. Le plateau chargé de pensées terrestres s'abaissait rapidement. Celui où l'on mettait les pensées dirigées vers le ciel s'élevait aussi rapidement que l'autre s'abaissait. Comme il était peu chargé, je peux dire que j'ai vu, mais je ne pourrai jamais rendre la vive et solennelle impression que cela fit sur mon esprit. L'ange dit, de telles personnes pourront-elles pénétrer dans les demeures célestes? Non, jamais. Dis-leur que leur espoir est vain et que cela ne se repentent aussitôt et périront. Témoignage volume 1, page 22. Aya magambo ari mu bihamya umuzingo wa mbere kuri page ya 22, ngo aho abona nyine uwo munzani ngo intekerezo zerekeye ku by'isi habaga harimo izo ntekerezo zerekeye ku by'isi, bwo ku buryo by'isi batubwira harimo iki, habaga harimo ibyerekeye ibitabo basoma za romo, ibitabo bari gusoma by'isi, ibyerekeranye n'imyambaro, ibigezweho byo muri iki gihe, n'ibindi byose bidafite akamaro, ari ukwishyira hejuru n'ibindi byose, maze ngo njye biri ku munzani bigahita rwose bimanuka cyane, ngo ni ukubera ko ku rundi ruhande ahari ibitekerezo, ahari intekerezo z'iby'ijuru, kuko nta reme rihari, bigahita rwose bicurama rwose ku buryo bugaragara, aho ngaho hagatsindikwa n'ibyo by'isi cyane, maze ahagombye kuba iby'ijuru byo hakazamuka hejuru, kubera ko nta reme bihari kugira ngo nibura bimanure habe byagize nko bigira nibura ngo ariho haba hagira. Ngo ni ukuvuga ngo ibyo nabyo uwo munzani uba ugaragaje aho abantu bashaka kwiganira ubwabo. Icyo twagomba kuzirikana rero aha ngaha, tuzirikane ko ishusho yo kwera ntabwo ishobora gukiza umuntu, kubera ko abangaba bari bafite iki, bari bafite ibyiringiro, bizera ko yenda koko ngo bashobora kuba bari mu nzira, ari abakozi b'Imana, bari mu kuri. Ubwo ntitugereranyije na bariya bandi bose bagiye bari baranze umucyo ubutumwa bw'abamarayika batatu, abangaba bumvaga ko nibura koko hari intambwe bateye ariyo, ariko aha ngaha tumaze kubona yuko ari uwo wafashe umukubuzo, ari uyu ufashe nanone umunzani, bose asanze nta kintu kigaragara cyatuma abantu bashobora kwitwa abana b'Imana. Ishusho rero yo kwera ntabwo ushobora gukiza, nta muntu ushobora gukiza. Mu byo dukora byose tugomba kumenya ko
tuba turi gukorana na Kristo cyangwa se turi gukorana na Satani. Ibi bintu ntabwo tubitekerezaho kenshi. Ntabwo dutekereza ko mu minota ingahe mu minota ingahe 5 cyangwa se ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu bwa buri gihe bwose, mu mibereho yacu ya buri munsi, tuba turi kumwe na Kristo cyangwa tuba turi kumwe na Satani. Tuba twagomye kuba turi abakristo biyemeje cyangwa se tukaba tutarimo na gato. Ibyo ngibyo bishaka kuvuga ya mvugo itari y'abantu benshi bajya gukoresha ngo ngende umukristo ngo ariko n'ubwongo bwose na pratika n'ubwo bwose byose nabigenderamo ariko ndi umukristo. Ndi umudivantiste ariko n'ubwo bwose umucyo wabo biriya nabyo bagira bakongera bagakabya. Ngere ko byo hari urugero ndiho kuko ndi umudivantiste cyangwa ndi umukristo mu bundi buryo. Ibyo ntabwo bibaho. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bibiri abakristo biyemeje, nk'uko tubonye ririya tsinda turebye ukuntu ryarigize umwiteguro uriya washyiraga mu mwaka w'1824, twabonye ukuntu ririya tsinda Imana nabwo yarishimye. Umwiteguro nk'uriya niwo dusabwa kugira ngo tube koko turi abagabo bahagaze mu byera by'Imana. Maze rero mu buhanuzi bwari bwaratanzwe, Imana yabwiye itorero iti iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize, none ubwo uri akazuyazi ngiye kukuruka. Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 15, aya magambo abwirwa Laodikiya, ririya torero noneho ritagihagaze mu mucyo rihabwa. Iryo torero ryahawe umucyo ngo rikawirengagiza. Ayo magambo Kristo yabwiye ko ngo ni akazuyazi, ntabwo akonje cyangwa ntibabize, ngo noneho ngo niba atari byo murabaruka. Aya magambo yagombaga kuzirikanwa, kuko ayo magambo igihe yari yarandikishirijwe, yanditswe mu kinyejana cya mbere, kuko Yohana yandika ibyahishuwe byari biri gushyira mu myaka y'100. Ni ukuvuga ngo ubwo ni ubuhanuzi Imana yari yitanze yavuga ko iryo torero rizaba rimeze muri gihe cya nyuma. Ni ukuvuga ngo icyo gihe byari bigiye, ubuhanuzi bwari bugiye gutangira gusohora. Aya magambo rero yagombaga kuzirikanwa. Imana ishaka ko tuba abakristo nyakuri, tugahagarara mu ruhande rwa Kristo. Tugomba kuba abakristo nyakuri, tugahagarara mu ruhande rwa Kristo. Urumva hari amagambo nanone ari muri Yohana igice cya 12 umurongo wa 42, aho batubwira ngo aho mugaragu aho ndi niho mugaragu wanjye nagomba ko Kristo aremeza avuga ati aho Kristo ari niho n'umugaragu yagombye kuba ari. Natwe niko nicyo duhamagarira. Aho rero itorero ryari ryari gusorwa n'ubuhanuzi, nk'uko Imana yari yarabitanze, yaratanze umuburo kugira ngo imbata za Kristo zibyitondere. Twibuke yuko mu byahishuwe igice cyaho cya mbere uriya murongo wa mbere kugera ku wa 3 batubwira ko ni umucyo Imana ihaye, ubutumwa Imana iha Yesu kugira ngo Yesu yereke imbata ze ibigiye kuzabaho. Mu byari yabwira ko bigiye kuzabaho, no kuba yabwira ko n'igihe cy'akazuyazi kazabaho. Itorero ryari kiragiye ryaribaye akazuyazi kubera ko abayobozi b'itorero bari bashyize intekerezo zabo ku by'isi, kandi bagakomeza kwibwira ko bahagaze mu murimo
Kristo abahamagarira. Muri uyu mwaka w'igihumbi magana ane mirongo itanu na gatanu tubona mu bihamya ko umwuka w'Imana watangiye kuba mu itorero. Mu mwaka w'igihumbi magana munane mirongo itanu na gatanu umwuka w'Imana utangira gukurwa mu itorero. Umwuka w'Imana utangira gukurwa mu itorero. Murumva ko ubuhanuzi bwari bumaze imyaka igihumbi magana arindwi mirongo itanu na gatanu bwaratanzwe, bwari buri gusohora icyo gihe, kubera ko abayobozi, mwibuke ko ubutumwa buhabwa ari amatorero, bavuga ngo wandikire marayika w'itorero rya Lawodikiya, nawe yandikirwaga amagambo avuga ko hari akazuyazi. None ahangana batubwiye yuko intekerezo z'abo bayobozi bari barazishyize ku by'isi, kandi bakunda gukomeza kwibwira ko bahagaze mu murimo Kristo abahamagarira. Nicyo gihe iyo bibwira ko bahagaze mu murimo Kristo abahamagarira, ni ukuvuga ngo ntabwo bashaka kwisubira, nta nenge bari kwibonaho, kubera ko Satani yabasinzirije. Nkibuke yuko Lawodikiya ibwirwa yuko ngo ari iki? Ari impumyi. Aribyo tuzabigarukaho. Icyo ngendereye uyu munsi cyari cyo kugira ngo gusa dukomeze tubone neza ikiriya gihe gikomeye bari binjiyemo bagiye kuba impumyi. Ayo magambo ndi kubasomera ubwo ku itariki ya 20 z'ukwa 11 w'igihumbi magana ane mirongo itanu na gatanu. Tandis que j'étais en prière, l'Esprit du Seigneur s'empara soudain de moi avec puissance, et j'eus une vision. Je vis que l'Esprit du Seigneur s'était retiré dans l'Église. Le serviteur de Dieu avait placé une confiance exagérée dans la force de leurs arguments et ne s'était pas fermement reposé sur Dieu comme il l'aurait dû. Or, la simple force de la vérité n'arrivera pas à émouvoir les âmes et à les faire prendre position dans les rangs de l'Église du reste, car la vérité est impopulaire. Wihamya témoignage volume 1 kuri page ya 28 niho ayo magambo tuyabona, batweretse yuko umwuka w'Imana yari gukurwa mu itorero. Iyo n'ubu nibyo yabyeretswe ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 mu 1855. Ndagira ngo mbibutse yuko ubwo umwuka w'Imana kugenda bakurwaho, mwibuke ko nyuma yaho y'icyo gihe niho tutagira kubona ya matsinda noneho koko agatangira hakaboneka ya matsinda amwe azagenda arorongotana. Nuko icyo tuzakuzareba ni ukuvuga ngo none se ririya tsinda ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi ryo muri kiriya gihe ryari rihagaze rite? Mbese iyo gihe bavuga ko bagomba kwitaruka n'utwo dutsiko tubiri, ayo matsinda abiri, mbese bari bahagaze, noneho bari babaye noneho abandi bashimwa. Iyo bigenda gutyo bakaba bajya bashimwa, ni ukuvuga ngo igihe cy'akazuyazi tubwirwa n'ubundi kagomba kubaho ntabwo twari kuzakabona. Kandi icyo tuzi nuko amateka atwereka neza yuko kubona muri mwaka w'igihumbi magana umunani mirongo itandatu na gatatu bamaze noneho kwigira hamwe, nibwo nyuma yaho batangiye guhabwa n'umucyo werekeranye n'ibyo kubungabunga amagara mazima, reforme sanitaire. Maze mu icyo gihe bamwe barahaguruka ndetse barabirwanya ngo umujaba mu Imana babwira amagambo akomeye, n'ubuye n'ubutanzashaka basomera babwira ngo, ariko babwira ati hari ibintu mugomba kwirinda. Bavuga ati nimukomeza kwigenda gutya, n'ibyo ari kubabwira mukaba mubyanga, ati nimugumya gukomeza gutya mwanga kurya inyama, ati muzatanuka n'ubwo kubwiba ntabwo muzongera kugera nawe ukundi. Kandi cyagaragaye nuko dukomeje tugenda tubona hagumye kugenda haboneka ingorane zikomeye.
itorero rigumya kugenda rihura n'ibigeragezo bikomeye, ba bandi bahora n'ubundi baciye bugufi nk'uko byabaye muri kiriya gihe muri amateka yaranze ba Mireri mu gihe cya ba Mireri. Abo ngabo iyo tsinda abakeya barimo bahora buri gihe cyose bashibita ibyiringiro, bafite uwo mwuka wo gusenga no gutabaza ijuru ngo ribabe hafi. Abo ngabo Imana abuye kugenda ibayobora. Ariko hari abandi n'ubundi bahagurutse bahagurukiye kurwanya umurimo. Iryo tsinda ryabaga riri abo ngabo bahora bagenda bahora batabaza ijuru. Abo ngabo nibo bemeraga n'ubundi izo inama, ibihe byo umuja w'Imana yabaga ari kubabwira, imiburo Imana yabaga yamunyujijeho kugira ngo babwire. Abo nibo bashobora kuyakira, niyo bashobora kugenda kuko barushaho kugenda bagenda mu ishusho yo kwera. Naho abandi bo bakahagurukira kurwanya icyo kintu cyose gishobora gutuma barushaho kujya mbere. Twakwibuka yuko ibintu byo kugira ibyiringiro bipfuye, mwibuka amagambo twasomeye mu nzandiko za kera, cyangwa inzandiko z'ibanze, aho batubwira amatsinda abiri yabonetse uva muri mwaka w'1844. nyine batwereka ko ngo ubwo Kristo yari agiye ahera cyane, hari bamwe mu bakurikiranye na Kristo byatsinze, nyine ntabwo tuvuga ryari yagize umwiteguro nyawo, ariko abandi nabo basigaye aho ngaho ngo bibwira ngo bari kumwe ngo n'umwami wabo, bari kumwe na Kristo, ngo iryo tsinda ryasigaye ngo ryabaga riri gusaba imigisha. Satani akaruza akaba ari ubabwira ibyo ngibi, akaba ari uwaha imigisha, bakwibwira kuko ngo bari kumwe na Kristo. Nizo ngorane n'ubu ngubu kandi zikomeza muri benshi hirya hino. Hari igihe dushobora kwibwira ngo twahawe imigisha na Kristo kandi ari Satani hafi washatse kugira ngo aduhamishe mu byiringiro bipfuye, twange kugena mu kuri no mu mucyo duhabwa. Nizo mpamvu tubona ko ngo mu mwaka w'1856 umuja w'Imana yongeye kwerekwa ubwo nyuma y'umwaka umwe nyuma y'icyo gihe amaze kubaha imiburo, amaze kubona umwuka w'Imana wakurwaho, yeretswe ibintu bimwe byerekeye ku itorero. Yongera kwerekwa ko itorero ryari riri mu mwaka w'1843-44, ubwo iryo torero ryari mu mbaraga zo kwera. Ubwo noneho we yongera gusubiza intekerezo muri icyo gihe itorero ryari rifite imbaraga zo kwera. Aha noneho ahubwo agiye kubigereranya n'icyo gihe barimo, ngo yeretswe ibintu bimwe byerekeye ku itorero. Yongera kwerekwa uko itorero ryari riri mu mwaka w'1843 no mu mwaka w'1844, cya gihe bari kwitegura ko Kristo agiye kugaruka. Ubwo mu itorero muri icyo gihe nyine mu itorero hagaragaraga koko imbaraga zo kwera. Yabonye ko mu gihe bari bagezemo hagaragaye ukwihuza n'isi, gutinya kwitangira umurimo w'ukuri ngo badahomba mu nyungu zabo, kwanga gukurikiza n'ubushake bw'Imana. None ikibazo cyavuka cyari cyo kubaza ngo mbese Yesu agarutse yaza asanga itorero rimeze rityo? Mbese yabemera nk'ubwoko yapfiriye? Oya rwose. Azemera abazaba barejejwe no kwitangira umurimo, bazaba nta kizinga cy'iby'isi bafite, bazaba ari ubwoko butandukanye n'iby'isi buharanira iby'ijuru. Mu ntambara turwana muri za nzira ebyiri, kuva ku gihe cya Abeli kugera n'ubu ngubu, izo nzira ebyiri zirahabanye. Ni ukuvuga ngo igihe intekerezo zacu tuzageza ku by'isi, tuba turi kurushaho kujya kure, naho ngo tugomba kuba dutandukanye n'iby'isi, ahubwo intekerezo zacu tuzerekeje ku by'ijuru, kugira ngo dushobore kuba twagira gusabana nyako gushyitse, uwo gusabana tugomba kugira na Kristo, bityo noneho ukazashobora
kuzarindwa cyangwa se tukazashobora kuzabona izo mbaraga zizatubashisha guhagarara tudatsinzwe, tugahangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, kandi koko tukarangiza urwo rugamba turutsinze. Ngicyo icyo Imana iduhamagarira, ngicyo Imana yahagurukije abamarayika batatu, ariko kugeza mu mwaka w'igihumbi magana umunani mirongo itanu na gatandatu ahangaha yongeye ari kwerekwa yuko abo bantu koko badashobora kuba bajya mu ijuru. Twibuke abahangaha muri mwaka ubwo yeretswe ukuntu itorero ryari rifite imbaraga muri kiriya gihe, nubwo bwose ritari rifite umucyo wo kw'iby'isabato, ritari rifite hari n'ibindi bitari basobanukiwe, ariko icyo gihe Imana yarabemeraga mu mucyo bari bafite, umwiteguro bari bafite Imana yarawemeraga, ari noneho ikavuga ati abo ngabo icyo gihe kuko ngo bari biteguye kuba bajya bakwemerwa n'ijuru. Ariko iki gihe ngaha tugeze noneho ngo murabona ko intege ziri kugenda zigabanuka, kubera ko ahangaha ntabwo abo ngabo Imana yabemera mu ijuru, niko ibyanditse tubibona ko amagambo tuyabonye. Twibuke ko mu mwaka w'igihumbi magana umunani mirongo itanu na gatanu yabonye umwuka w'Imana kugenda bakurwa buhoro buhoro. Twabonye yuko cya kigeragezo cy'umunzani nabwo yapimaga intekerezo zabo, ngo akabona intekerezo z'ibyerekeye by'isi nizo zatsinditse hasi rwose, ahubwo ku ruhande rw'umunzani ruri ahaherekeye intekerezo z'ijuru ho hazamutse cyane hejuru, kubera ko nta reme rifite, ahubwo iby'isi byatsikamije cyane, nibyo byinshi, nibyo bitwaye intekerezo byinshi, nizo zitwaye intekerezo z'abayobozi, kuko icyo ari ikibazo kiri kubizera burya ntabwo biba bikomeye cyane, kuko ubundi ikibazo kivuka ngo ni abo bagombye kubahagararira ibyera, iyo bwabo bagize babitaye n'umukumbi nyine nawo ugira ute, uba aho ngaho ukabura imbaraga zatuma bashobora kujya imbere. Mwibuke na cya kigeragezo twabonye cyerekeranye n'umukubuzo nawo, ngo umukubuzo kugira bagize babashyirwa ku ruhande. Bene data rero ntabwo tujya kure y'ibi ngibi. Ubwo turangiriye mu mwaka w'igihumbi magana umunani mirongo itanu na gatandatu. Iki kigo ibyerekeye n'akazuyaze tuzabireba kuri ya ngingo ikurikiyeho, ubu twinjira muri Laodikiya. Ubwo mbese ahangaha tubonye neza ukuntu bagiye banyerera bakagera ubwo bagwa muri kiriya gihe cy'akazuyaze. Ni icyo ubwo nagira ngo turebe neza uko kuntu bagiye bamanuka batirimuka bakabagwa muri kiriya gihe cy'akazuyaze. Nuko rero bene data, murumva ko intambara yacu turwana muri iyi si, duhamagarirwa kugenda mu nzira yo kwezwa, iyo nzira yo gutunganywa. Ni ukuvuga ngo birasaba ko intekerezo zacu tuzihanga ku by'ijuru, kandi kugira ngo ibyo bishoboke nuko tugomba kuba turi gusobanukirwa neza n'ibyo naho turi kugana. Hari ndaza ku mwanya kubohereza ikigwa cyatanzwe na mwene data nawe uri muri Amerika, ariko twagize amahirwe muri mwene data none wagisobanuye mu Kinyarwanda, kitwereka ukuntu iyi si iri kugenda nyine ituganisha ahantu hakomeye, aho ibyanditswe tubona mu Byahishuwe igice cya 13 bizasohora, aho ngo tuzaba tudashobora kugura no kugurisha, aho abantu bose bazaba batagendera ku mategeko yashyizweho n'ab'isi. Abo ngabo tugomba kwitandukanya nabo. Bono kandi none mwibuke ko mu Rwanda rwa Yohana igice cya 5:19 batubwira ko isi yawe na Satani. Abo ngabo bayoboye isi, hari amategeko yabo bari kugenda bashyiraho, ku buryo noneho ngo icyo kintu batubwira ko ntawe utazaba kuyemera kugera muri gahunda zabo bazaba bashyizeho, utazajya wemererwa kugura cyangwa no kugurisha, mbese bakagushyira mu bundi buzima udashobora kugira icyo wageraho. Ubu none icyo bari gushaka gukora nuko icyitwa amafaranga
icyitwa ibyo twakoraga bavuga ati ngo ndajya kugura iki ndagura iki ngiki, bo none icyo gihe bo uzaba uri gukoresha ikarita yawe ku buryo izaba ihuye ihuye na buri muntu wese azaba afite ikarita ye. niyo bavuze ati runaka ntabwo agenda muri gahunda uko tubishaka, nk'uko ushobora kwinjira mu nzu hariho urumuri kuri interineti ukagenda ugakanda bikazima byose, nabyo bityo bazajya bakora ni ukuzajya bagenda bagahita kuri konti kuri karita yose bagakandaho gato bakagira neza yose igahanagurika yose, hajya kuba nta kintu ufite. none se bigenze bite bo? kuko wanze kwemera amahame yacu, twanze kwemera kugera kuri gahunda tuguha. ibyo mu mwanya ndakibohereza nabyo kugira ngo muze kubikurikirana namwe ubwanyu, mwiyumvirira, murebe aho tugana, murebe ukuntu isi kugenda itwereka ituganisha ahantu hakomeye, maze kandi mwongere murebe yuko ibyo bintu biri muri twarabibwiwe kera hashize imyaka mu mwaka w'igihumbi 800 muri na 70 na muri za 70, ibyo byari byaranditswe, twarabibwiye ko ibyo byose bizabaho muri iyo myaka itambutse. igihe byabaga bivugwa ko bizabaho, abashaka bumvaga bitashoboka, nk'uko n'undi twasobaga mu byanditswe bakatubura ko ibintu ngo abantu babuza kugura no kugurisha babuza ibi n'ibi, nk'uko tubona mu byanditswe 13 bati ibyo ntibishoboka, bakumva bari ibintu bidashoboka. ariko noneho ubu ngubu twabonye ko bishoboka, ibyo n'ibindi ubwo muzabisobanukirwa. nuko rero bene data, mureke dusoreze aha ngaha, ndagira ngo ubwo tubonye neza ukuntu rya torero ryashimwe ryo mu mwaka w'igihumbi 843 kujya mu mwaka w'igihumbi 844, ukuntu ryagize noneho rikagenda rikiritimuka ryinjira noneho rigomba kurirwa mu gihe cy'akazuyazi. Nibwira ko ubwo ukuvuga ngo niyo twabonye ukuntu ahantu umuntu yatirimutse akagera aho hantu ngaho, ni ukuvuga ngo no kongera kuzamuka ava aho ngaho yagombye kugenda avuga ati ya nzira mbese burya dore ingorane harazavutse, noneho izo ngorane no kuzirinda kugira ngo noneho umuntu yongere agaruke. byose tuzabirebaho ubwo tuzagenda twirushaho kujya imbere. Imana n'umuntu ibagirire neza, tuzakomeza ubutaha, tukomeze dushikame, tukomeze turusheho kujya mbere, tube abaneshi nk'uko indirimbo itubwira, dutabare kandi turusheho kujya mbere. Gushidikanya rwose, tutumbire Yesu, niwe wenyine ushobora kutuyobora. Intwaro zo kwizera Data wera, mwami Imana yacu, turagushima turaguhimbaza kuko ugumya kutubitaho kandi ugumya kutugirira neza. Ndagushima Data ku bw'aba bene Data nabo bari mu mpande zitandukanye, abo twari turi kumwe dukuri twigana iki kigwa. Ndagushima Data kuko nizera ntashidikanya yuko buri wese wamuhaye ibimukwiriye, kuko impuguro ziba zikomeye zitahekenywa n'utagira amenyo, ubwo ni ukuvuga umwana. Ndagusaba kugira ngo Data wowe uzi ufite byose, ufite ubushobozi bwose buzi bakwiriye, ubahe Data byatuma bashobora nabo kugira ubwo bushobozi, bw'izo mbaraga zo kurushaho kumasha bajya mbere, turusheho guharanira iby'ijuru. Data, intekerezo zacu ntizipimwe ngo dusange zerekeye ku by'isi, ahubwo tuzerekeze ku by'ijuru. Data, ntitube twakuburwa igihe marayika yatambuka afite umukubuzo, asange rwose Data turi abari mu byera, dufite bikwiriye byatuma tudakuburwa.
ngwino data dukomeze kandi twige imbere twigishe urushaho kudusobanurira buri wese mu ntege nke